umuntu aguhemukiye wibwira ko abantu bose ariko bameze, ariko si byo. Birashoboka ko uriya waguhemukiye ari imbuto yari yeze, ariko iyo umuntu yahemukiwe akagira ibikomere, cyane cyane tubibona nko ku bantu abagabo n'abagore cyangwa se abasore n'abakobwa bakundana bafitanye gahunda, birashoboka ko umusore ashobora kumuteshuka akamwanga ku munota wa nyuma. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana twemereye kongera kuboneka muri uyu mwanya. Ngiye muvugana ni Justin, turi kumwe na yakwivuga. Ni Bishop Bruce Kabatesi, umuyobozi wa Holy Nation Revival Church of Rwanda. Arakoze cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se igice cya kabiri, reka banze asenge. Mana, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro, duciye bugufi cyane imbere yo kubaho kwawe. Turagushimira kuko uyu munsi mwiza wongeye kuturemera kugira ngo tuwishimiremo. Turagushimira ko wongeye kuduha umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ni umwanya w'agaciro ku buzima bwacu, ni umwanya kubaha. Twakiriye rero imbaraga zawe, twakira umwuka wawe wera. Uyu mwanya w'iteka aba ari wowe, ni wowe twakiriye kugira ngo ugenge uyobore abazumva iki kiganiro, abazumva ivugabutumwa riturutse mu ijambo ryawe, bazafashwe naryo, kandi umwuka wawe wera akomeze atuyobore muri byose. Ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakwakiriye umwuka wera, twakiriye imbaraga zawe zikomeye, twakiriye kubaho kwawe, twakiriye ubuntu bwawe, aba ari bwo butugota, aba ari bwo bubana natwe. Umucyo wawe ku buzima bwacu ndetse n'abazatwumva, mwami nabo uzabagirire neza kandi ukomeze guhindura imitima. Turagushimiye kubw'umwanya mwiza wemeye kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Amen. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha abazakora iki kiganiro. Ndagira ngo mbabwire ko abantu bose muzakora iki kiganiro mwibuke gukora subscribe, musharinge na mushira comments. Biremewe ko igihe cyose wumvishe inyigisho, biremewe ko ushobora gukomentinga, ugashyira comment yawe ubyumva, cyangwa se ari ikibazo ushaka kubaza wemerewe kukibaza. Ikindi dukore live. Imana ibahe umugisha. Ubushize twize kuri topic yitwa imbabazi. Uyu munsi rero tugiye kumenya bimwe mu bibazo twibaza. Yesu ashimwe. Duhere ku kibazo cya mbere. Twumvise ko ubushize batubwiye ko dukwiye kubabarira, dukwiye gutanga imbabazi. Mu by'ukuri ni urugendo, ni ibintu bitoroshye. Ndagira ngo mbaze Bishop Kabatesi Lord, nihe umuntu yahera kugira ngo abashe kwinjira cyangwa gutera intambwe yo gusaba imbabazi? Ese bitangirira he? Cyane ko ari ibintu bitoroshye, si ibintu biza mu gitondo. Birashoboka ko wowe wumvise iri jambo wenda watsinzwe, ariko ukibaza wahera hehe? Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ni ikibazo cyiza. Ushize twize ku mbabazi. Nibyo, kubabarira ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Nkurikije ikibazo mbajije, reka bari naho duhera, wenda turaza kuvuga ibirenze ibyo, ariko intambwe ya mbere yo kubabarira ihera mu mutima. Ni urugendo, ariko mbere y'uko rugera ku wundi muntu, urwo rugendo ruhera kuri wowe, ruhera imbere muri wowe mu buzima bwawe, kuko n'ubundi imbere niho wagiriye ikibazo. Umuntu yarakubabaje, urangije urabyakira mu mutima,
ushobora kuba byaragukomerekeje, ushobora kuba byarabaye, ariko icyo navuga ni kimwe, nuko urugendo rwa mbere rwo kubabarira ruhera muri wowe imbere. Kandi ngira ngo nibutse neza, ntabwo umuntu ku giti cye wowe ubwawe wabyishoboza kubabarira. Kubabarira ubihabwa n'imbaraga z'Imana zinjiye mu buzima bwawe. Iyo uzifite, iyo ufite izo mbaraga, iyo ufite Kristo muri wowe imbere, ni nawe ugushoboza kubabarira. Kuko ubwawe ntabwo kubabarira byakoroha, cyane ko ibyo wakorewe ni wowe wabikorewe. Wakabaye hari umuntu utera intambwe akaza kugusaba imbabazi, ariko ubu turimo turavuga ngo wowe wakosherejwe noneho tanga imbabazi. Ntabwo rero utayira intambwe ebyiri utarabanza. Intambwe ya mbere rero ihera mu mutima. Murakoze. Arakoze Pastor. Nakwibaza ikibazo cya kabiri, nibyo wa muntu arabanza muri we yiyumvemo ko akwiye gutera intambwe zo kubabarira uwamugiriye nabi. Ariko se urumva ko ni ibintu ajya gukora atabanje kumubaza, ni ibintu akora kuko yabifatiye icyemezo, yumvise ko yiteguye mu mutima we. Icyo gihe iyo ababariye wa muntu wamuhemukiye, ariko wa muntu ntabihe agaciro, rimwe na rimwe bikaba byangombwa ko wenda we urumva we aba yateye intambwe yakoze icyo yagombaga gukora, ariko wa muntu yakomeje kugenda amuhemukira, ko iyo yumva yatabihaye agaciro bimutera kongera kumukosereza, bigakomeza kuzana bya bikomere muri wowe mu gihe cyo kugira ngo biveho, ahubwo bikiyongera. Ese uwo muntu yabyitwara amate? Ubundi ikintu bita imbabazi ntabwo ari ikintu uhigiye, si ikintu ukora umunota umwe cyangwa se umunsi umwe. Ni ibintu ukwiye kugira ubuzima mu mutima, kuko Kristo ubwe ni umunyembabazi. Iyo akugezemo rero agutera n'imbuto yo kubabarira, kandi ubabarira buri gihe. Ntabwo rero twavuga ngo umuntu yagukoshereje uramubabariye, mu gitondo arongeye ngo noneho ubwo yongeye. Ni ukuvuga ngo uramutse utekereje ko icyo yakoze n'ubundi agisubiyemo cyangwa akoze ikirenze, bivuze ko na mbere utigeze umubabarira. Imbabazi rero twigeze ngira ngo dusoma icyanditswe kiri muri Yakobo ibice 2, biravuga ngo imbabazi ziruta urubanza, zarangiza zikarwishima hejuru. Iyo usomye Abakorinto ba mbere ibice 13, havuga ku bintu bita urukundo. Ijambo rivuga ku rukundo. Ubundi ntabwo wababarira udafite urukundo, habanza urukundo noneho hakaza imbabazi. Iyo haje urukundo mu buzima bwawe ugakunda, kandi urukundo rukubiyemo ibintu byinshi, ntabwo ari ijambo rimwe, ntabwo ari ijambo bita urukundo. Biravuga ngo, ngira ngo twahasoma kugira ngo ibyo ushaka kuvuga byumvikane neza, ubyumve neza. Kadusoma umurongo wa 4, aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyabo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose. Wabyumvise? Ruvuga ngo urukundo ni rwo rubabarira. Udafite urukundo ntushobora kubabarira. Urukundo ni ikirere, ubundi urukundo ni imbuto ya Kristo iri mu buzima bwawe. Ubanza gukunda, nyuma yo gukunda rero hakaza imbabazi. Ntabwo rero tubabarira umunsi umwe, ntabwo tubabarira ukwezi kumwe, hanyuma ngo igihe nikirangira uvuga uti uyu muntu naramubabariye byararangiye none kandi yongeye kumbabaza. Oya, mubabarire kandi wibuke ko imbabazi zihoraho iteka. Ntabwo ugiye kubabarira umunsi umwe, uwo muntu azagucumurira n'ubundi. Uyu munsi yakoze iki, ejo azakora ikindi. Imbabazi zikwiye kuba ubuzima bwawe buhoraho, kuko Kristo ni umunyembabazi, kabiri ni urukundo kandi ruba mu buzima bwawe. Kuba rero Kristo aba mu buzima bwawe kandi akaba ari urukundo muri wowe, ni nayo mpamvu imbabazi zigomba kuba zikubatse, zigomba kuba fondasiyo.
zigomba kuba ibuye rimwe mu bikugize kugira ngo ushobore kubabarira kandi bigende neza. Rero ntiwababarira udafite Kristo, ntiwanababarira udafite urukundo. Ni ibintu bibiri bigendana. Birashoboka rero ko umuntu yaguhemukira ejo akongera, ariko wowe wahemukiwe wakiriye Kristo umufite, ukwiriye kumva ko urwo rukundo rugizwe no kubabarira. Kuko umuntu udakunda ntabwo ababarira, ntabwo ashobora kubabarira. Wababarira ute se kandi nta rukundo ugira? Ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kubanza kugira urukundo, kuko tubonye ko urukundo rubabarira byose, urukundo rurihangana, urukundo rutwikira ibintu byose. Bivuga ngo bya bindi byose umuntu yagukoreye bitwikirwa n'urukundo, hanyuma hagati y'urukundo hakavumbukamo imbabazi. Yego. Nakoze pastor. Biravuga ngo intambwe ya mbere ni urukundo. Udafite urukundo ntiwabishobora, ntabwo wabishobora. Ikibazo kindi cya gatatu kiravuga ngo n'ibyo wateye intambwe uranyuzwe mbere y'uko uranyuzwe. Yego, uranyuzwe. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ese wamaze gutera intambwe gusaba imbabazi cyangwa se urababariye wa muntu waguhemukiye, abihaye agaciro se cyangwa se ntabihaye agaciro? Birashoboka ko wagaruka kandi ukamugirira icyizere. Icyo rero ni ikibazo kandi kindi. Ubundi kubabarira birashoboka ko ushobora kuba ari umuntu wagukoshereje, ariko utanateye intambwe ngo umwegere umubwire ngo mbabarira. Kuko ushobora kumwegera ukamubwira uti mbabarira kandi ari uwagukoshereje, ahubwo ukaba umuhaye inzira yo kugukomeretsa. Kuko umuhaye inzira y'intsinzi, ariko mu by'ukuri muri we afitemo ikintu cy'ikosa yakoze, ariko we ntabwo aragira izo mbaraga zo kuba yakwegera ngo agusabe imbabazi. Wowe uramutanze ugiye kumusaba imbabazi, si ngombwa. Njye navuga ngo si ngombwa ko watambuka mbere ngo umubwire ngo mbabarira kandi atari wowe wamukoshereje. Icyo nashatse kuvuga ni uko wowe iyo umusohoye uwo muntu mu buzima bwawe wakira ibindi bishya. Si ngombwa gutera inama umubwire uti rero warakomerekeje ariko narakubabariye. Birashoboka uramutse urwo rwego wararurenze, ariko iyo utera intambwe zo gusohoka mu gikomere watejwe n'umuntu, ntabwo byoroshye ko wamubwira ngo mbabarira, ahubwo ubanza intambwe wowe ubwawe yo kumukura mu buzima bwawe, yo kumubabarira, kumva ko ibyo yagukoreye ntacyo bigutwaye, ntibikubuza gusinzira, ntibikubuza amahoro, ntibikubuza gukorera Imana. Muri make warenze ibyo yagukoreye, wakira imbaraga zirenze ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo rero birashoboka ko uwo muntu ashobora kongera akagukomeretsa. N'ubundi tubisubiyemo, ashobora kongera akagukomeretsa, ariko nanone nawe birashoboka ko wakongera ugatanga imbabazi. Kuko Yesu ntabwo aduha imbabazi umunsi umwe, ntabwo atubabarira icyaha kimwe. Kuko uyu munsi ushobora gusaba imbabazi ukumva neza wamaramaje, ukavuga uti iki kintu nakoze ntabwo nzagisubiramo, ariko ejo ukongera. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora gukora ikosa uyu muntu wagukoshereje ubwe ntanamenye ko yakosheje, akaba ari proud y'ibyo arimo gukora, akakubabaza, ariko mu by'ukuri we ntabwo azi ko arimo agukorera ikosa. Ariko icyaha ni icyaha, kandi icyaha kizana urubanza. Uyu muntu rero wakoze ikosa akaba atabizi, cyangwa se akaba abizi ariko akaba yihagazeho. Hari umuntu ushobora gukorera ikosa ariko we akaba yihagazeho. Bivuga ngo birashoboka yuko umwuka w'Imana atakiri mu buzima, kuko umwuka w'Imana aratwemeza, ashinzwe kutwemeza, atwemeza amakosa twakoze. Usomye Zaburi ya 51 kugira ngo twahasoma, kugira ngo twumve neza icyo nashatse kuvuga aho hantu. Zaburi ya 51 umurongo wa 3. Zaburi ya 51 umurongo wa 3, kugira ngo twahasoma hanyuma ugasubizwa bijyanye n'uko igisubizo ashaka kuguha akaba ariho
gikuru umurongo wa gatatu. Yego. Kuko nzi ibicumuro byanjye. Kuko nzi ibicumuro byanjye. Wumvise uyu muntu ni umuntu wimenyeho ko yacumuye. Kuko nzi ibicumuro byanjye. Ibyaha byanjye biri imbere yanjye. Ibyaha byanjye biri imbere yanjye. Aha. Ni wowe ubwawe nacumuyeho. Uwiteka ni wowe ubwawe nacumuyeho. Nakoze icyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka. Byabereye gutyo kugira ngo wowe bigaragare ko ukiranuka. Bishatse kuvuga ikirere. Uyu ni Dawidi wari uri masenga. Yesu ashimwe. Yari ari masenga. Yari yarakoze ibyaha. Ariko mbere y'uko ushobora gutera intambwe ukajya gusaba umuntu imbabazi, ni uko ubanza wo kwimenyaho icyaha. Ubanza kwimenya ko wagikoze. Ntabwo uri kwemeza rero kugira ngo umenye ko wakosheje wemezwa n'umwuka w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo wamaze gutsindwa n'urubanza, iyo wamaze kumva ko wacumuye ku Mana, ugasaba Imana imbabazi ubikuye ku mutima, uhabwa n'imbaraga zo gutera intambwe ugasaba imbabazi uwo wakosheje. Yesu ashimwe cyane. Muribuka reka dusomera nanone Samweli wa kabiri ibice 12 umurongo wa 13. Umve uko havuga. Samweli wa kabiri ibice 12 umurongo wa 13. Umve uko havuga. Nuko Dawidi abwira Natani. Nuko Dawidi abwira Natani ati, nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe. Ntabwo uri bupfe. Bivuze iki? Yesu ashimwe cyane. Hano Dawidi ni igihe yari yafashe umugore aryamana nawe. Amaze kuryamana nawe icyo cyaha ntiyakicuza. Mu mutima ntiyanabyumva ko yacumuye. Ntabwo yigeze yumva ko yakoze icyaha. Oya, ahubwo Uwiteka kuko urukundo akunda Dawidi yamutumyeho umuhanuzi Natani. Aramubwira ngo giye mubwire Dawidi mumenyeshe iby'icyaha cye. Bivuga ngo mu mategeko y'Abayuda umuntu wese wakoraga icyaha yaricwaga. Yaterwaga amabuye agapfa rwose. Ruvuga ngo Dawidi rero dukurikije amategeko yawe yari yamaze gukatirwa ubwo gupfa. Ariko kuko imbabazi z'Imana ku buzima bwe, kuko icyo Imana yari yaratoranyirije Dawidi imutumaho umuhanuzi Natani. Iramubwira ngo genda ubwire Dawidi umubwire ngo ibyo wakoze ntabwo ari byo. Dawidi akibyumva ngo yarapfukamye. Niwo murongo wa 13. Abwira Uwiteka ngo ni wowe nacumuyeho. Nakoze ibizira, nakoze ikintu kibi, nacumuye ku Uwiteka ndetse nagombaga gupfa. Yesu ashimwe. Ariko Natani aramubwira ngo ubwo wihaniye Uwiteka neza, Uwiteka yemeye igitambo cy'ibyaha wasutse umutima wawe imbere ye, none ntugipfuye ahubwo azanye imbabazi. Buriya nicyo bivuze. Ntabwo gipfuye akukubayeho. Bivuze ngo ikirere muri Dawidi n'imbere yaricujije. Hari amahirwe rero y'umuntu. Icya mbere ni ukumenya icyo wakoze. Icya kabiri ni ukwegera Imana ukayisaba imbabazi, kuko amakosa wakoze wayakoreye umuntu, ariko niwe ubwawe wayakoze. Mbere y'uko agera ku muntu wabanje kuyagambirira. Kandi Imana ireba mu mutima. Umuntu yarebye yumvise icyo wowe ubwawe wasohoye mu kanwa kawe cyangwa se icyo wakoze, ariko Imana mbere y'uko usohora yo yabanje kubimenya. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ucumura ku muntu rero wabanje gucumura ku Mana. Icyo ukora ni iki? Ubanza kwegera Imana ukayisaba imbabazi. Iyo Imana ikubabariye iguha n'imbaraga zo gutambuka kujya gusaba imbabazi wowe wahemukiye. Ariko iyo ubwawe utari wakimenyaho birakomeye cyane, ni urubanza. Birashoboka rero ko wahemukiwe ushobora kubabarira. Biravuga ngo numubabarira wowe ubwawe, wowe yahemukiwe, ubu umusutseho amakara, ubu umusutseho umuriro wawe. Ni ukuvuga ngo wowe ukoze icyo we yakabaye gukora. Muri make umukoreye icyo yakabaye yarakoze, ariko kuko cyakwangije uragisohoye. Uko ugisohoye rero ubonye amahoro. Muri make uwaguhemukiye
n'aba atari yabyumva ntacyo uzakora ngo umwumvishe. Wowe icyo ugomba gukora ni ugusohora uwo winjije kugira ngo amahoro ya Kristo atwarize mu buzima bwawe, ubone umunezero, ubone ibyiza Imana igutegurira. Hanyuma uwaguhemukiye nawe afite urugendo rwo kuzemezwa n'umwuka bw'icyo yakoze akaza akicuza, ariko igihe atari yicuza, igihe atari yakihana, igihe atari yatekereza ko yakosheje, mbere yaraguhemukiye ariko uyu munsi ntacyo yishinze, ntabwo rero bizamubuza kongera kuguhemukira. Ariko wowe wahemukiwe mubabarire, numusohora ejo azongera akore n'ikindi, n'ubundi ukomeze ubibare nk'ibidahari. Wowe ku rubanza rwe ruzaba rwikuba inshuro nyinshi imbere y'Imana. Yewe Imana imugishe. Tukiri aho ngaho kubaza niba bishoboka ko ubasha kugira umuntu icyizere, biragoye ntabwo nabyo ni urundi rugendo, byaterwa n'uburyo akwitwayeho, kuko hari igihe ushobora kugana gutera intambwe wamubabarira bikaba byamuhindura cyangwa se ntibimuhindure. Erega ibyo si n'urubanza, ntabwo ari urubanza, si n'impamvu. Birashoboka ko wababarira umuntu ariko ntimukomezanye, birashoboka ko wababarira umuntu ariko ntiwongere kumwinjiza mu buzima bwawe. Hari mu Baroma hari ijambo Pawulo yigeze abwira Barinaba yari inshuti ye, babwizanyije ubutumwa bwiza, yari umuntu Pawulo akoresha. Ariko ageze aramubwira ngo hoya, aho ngiye kujya ntabwo turi bujyane, sinemera kujyana na Yohana, ngo ahubwo niba wumva ushaka kujyana na Yohana na Mariko, wowe ikomereza urugendo rwawe, jyewe ndajyana na Sila. Pawulo ahitamo Sila, hanyuma Barinaba nawe ahitamo Yohana, aba aribo bakomezana, kandi bombi nta kibazo bari bafite. Ariko Pawulo yarabyitegereje abona ntibazakomezanya, aravuga ngo hoya, ntabwo n'ubu utaza ngo tujyane, wowe ndakwemera, wowe Barinaba ndakwemera, ariko sinemera Yohana. Wumvise iki kintu? Ntabwo Yohana rero twibujyana. Niba wumvira ushaka Yohana, fata inzira yawe, nanjye ndajyana na Sila, hanyuma nawe ujyane na Yohana. Bigenda gutyo, Pawulo agenda ari kumwe na Sila bonyine, hanyuma Barinaba nawe akomezanya na Yohana. Birashoboka rero ko umuntu yagukosereza rwose, gukomezanya nawe urugendo ntibishoboke, ariko ntibivuze ngo umubike. Kuko kumubika mu buzima bwawe niwe urimo witera ibibazo. Murekure ariko wowe gukomezanya nawe, kuko impamvu utakomezanya nawe ngiyi ni uko we atari yicuza. Iyo umuntu yimenyeho icyaha agasaba imbabazi, wamubabarira, hanyuma ejo n'ejo bundi birashoboka ko yahinduka. Ariko umuntu utarimenyaho icyaha biragoye ko wamubabarira ugakomezanya nawe, kuko gukomezanya nawe n'ubundi uracyitera ibikomere. Tukiri aho ngaho birashoboka ko umuntu wakwibagirwa ibintu yagukoreye mu by'ukuri, ibintu bikomeye, sinzi wenda Kristo we yarabishoboye, wowe bya kera, ijambo y'abantu bya kera ngo ntitubyibuke, ngo niba bari mu byaha byacu, uvuga ngo we arabishoboye kubyibagirwa. Ariko nkatwe nk'abantu ushaka kwibagirwa umuntu wamuhemukiye, ese uramutse umwibagiwe, ntekereza ko ibyo kimenyetso kigaragaza ko wamubabariye. Gusa sinzi ko kwibagirwa, sinzi icyo nacyo wakitubwiraho. Buriya ikintu cya mbere, umuntu uguhemukira kenshi aba ari umuterankunga we, kiracyemera. Bivuga ngo muri uru rugendo dukeneye ubuhamya, ntabwo rero wakwibagirwa uwaguhemukiye, ahubwo ntuha agaciro icyo yagukoreye. Uvuga ngo kutacyinjiza mu buzima bwawe ngo ugihe agaciro, ariko ntushobora kwibagirwa icyo umuntu yakoze. Uvuga ngo niba umuntu yarakugiriye neza uhora ubyibuka, niba umuntu yaraguhemukiye nabwo urabyibuka, ariko ntibigomba kugira agaciro mu buzima bwawe. Ariko ntabwo wakwibagirwa ko umuntu yakwambuye, nimukubitana uzibuka ko yakwambuye miliyoni, kandi wanayabuze ubwishyu, ahubwo we nta gaciro yabihaye, ntabwo afite impamvu zatumye atakwishyura. Yesu ashimwe. Ariko ntabwo uzamucira urubanza, wowe utegetswe kumubabarira ukamusohora, hanyuma we afite urubanza rw'icyo yagukoreye.
ntabwo rero twavuga ngo ndibagiwe ko runaka yakoreye ikibi, oya, ahubwo ikibi yakoreye icyo nkura kunasohora. Kuko icyo yakoze gishobora kumbera urwego rugeze aho ushaka kujya, ntabwo rero nabyibagiwe, ariko nanone sinabibika. Asirakuze hari abantu by'ukuri byarangiye kubabarira, basaba abantu babagira inama, babafasha iki? Ese abo bantu bafashwa gute? Abantu barangiye kubabarira, ariko se kumva ko ari ngombwa? Birashoboka ko yakumva ko kubabarira ari ngombwa, anabishaka, ariko mu by'ukuri yananiwe gutera intambwe. Uwo twamugira inama. Hanyuma n'umuntu utari wabyumva niwe turimo twinginga none kugira ngo yakire imbaraga za Kristo mu buzima bwe, zimushoboze kubabarira uwamunaniye kubabarira. Hanyuma uwabyumvise ariko ntabwo azi inzira yanyura kugira ngo ababarire, ahubwo twamugira inama. Inama ya mbere ni iyi, niyo kugira urukundo, niyo nama ya mbere, iyo ntabwo ikabera muri we. Iya kabiri ni ukwegera ababishoboye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite uwo yababariye kumara igihe kinini yaramukomerekeje bihagije kugira ngo uyu nawe amubabarire kandi urwo rwego akaba yararugeze, iyo ntambara muri make akaba yarayitsinze. Wowe rero ugitangira urwo rugendo, nakugira inama yo kwegera uwabishoboye kugira ngo akubwire uko yabitangiye, noneho nawe agufashe kubisohokamo. Ni ukuvuga ngo wowe utarabishobora ariko urimo kubishaka, nakugira inama yo kumenya uwahuye n'ibikomere, uwakomerekejwe ariko agatanga imbabazi, akababarira, noneho ukamwegera. Nakubwira ngo wakwegera uwabishoboye akagufasha gusohoka muri ibyo, ariko ufashijwe n'urukundo rukurimo n'imbaraga za Kristo birashoboka. Asirakuze ikindi kibazo nakwibaza tukiri aho ngaho atoya cyane kure aho ngaho, uwo muntu iyo atarabyiyumvamo, wenda n'iri jambo araryumvise arabyumva ukuri ariko ntibirambuzamo, ntabyiyumvamo, icyo gihe bari urubanza aba ari icyaha, rero urubanza imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo impamvu utabyiyumvamo bingana n'ingano Kristo afite, niba nabyita umwanya, bingana n'umwanya Yesu afite mu buzima bwawe. Kuko ibi bintu byombi bibera mu mutima. Icya mbere, kutababarira bibera mu mutima, kwakira Kristo nabyo bibera mu mutima. Kuko ijambo mu Baroma riravuga ngo umutima niwo umuntu yizeza, akanwa kakatuza, yarangiza akabarwaho gukira. Iki kintu wacyumvise? Ni ukuvuga ngo umutima turawizeza, twamara kuwizeza tukatuza akanwa kacu twese ari umwana, twamara kubyakura tugakira. Ni ukuvuga ngo uyu muntu rero kutabyiyumva uyu munsi bingana n'ingano cyangwa se n'uruhare cyangwa n'uruhande Yesu afite mu buzima bwe. Kuko icyambere icyiza ni uko Yesu akwira mu mutima. Iyo ufite rero uruhande rumwe Yesu yicayemo, ukagira urundi ruhande uwakubabaje yicayemo, urabibaransiye, noneho ukareba ko bireshya cyangwa igisumba ikindi. Ariko inama yuzuye irimo ukuri kose guhagije ni uko Yesu wamwinjiza mu buzima bwawe, ibyumba byose akabyinjiramo. Iyo utamuhaye rero ibyumba byose, ni hahandi uruhande rumwe urasenga ukumva n'ijambo riragufashije, ariko wasohoka aho wigiraga ijambo, urundi ruhande hakazamo uwagukomerekeje. Noneho iyo usohotse hanze uwagukomerekeje akwira umutima, waza mu nzu y'Imana cyangwa wayegera, nanone Yesu nawe akakwira umutima. Ni ukuvuga ngo umutima wawe mu by'ukuri ufite ibibazo. Ntabwo rero navuga ngo uyu muntu ntabyiyumvamo, oya, ahubwo akwiye kubyiyumvamo, kuko urugero Kristo afite mu buzima bwawe Yesu ashimye rungana n'imbabazi ufite. Ni ukuvuga ngo niba yuzuye ubuzima bwawe ari inshuti yawe, ni byiza yuko ahantu hose umwemerera akahagera, umwemerera akahategera. None se ko yinjiye mu buzima bwawe, kubera iki cyumba kirimo umuntu cyo utemera kugifungura ngo nacyo cyinjiremo? Niba utaragera ku rwego rwo kubabarira, kuko utarabishobora, ntabwo urakira imbabazi za Kristo, uracyari kure, ariko wakugeraho. Kuko Yesu uri mu buzima bwawe, erega
iyo amaze no kwinjiramo akaza mu buzima bwawe bwose ni nawe ukuyobora icyo ugomba gukora, akuyobora ibyo akunda, akuyobora ibyo yanga. Kandi iyo ushaka ukuntu mugumana mukaba inshuti, umenya ibyo yanga n'ibyo akunda, noneho ibyo yanga ukabimurinda, hanyuma ibyo akunda akaba ari byo umuha. Yego, ni ukuvuga ngo rero uyu muntu wagukoshereje ubwe ntarabitekereza, nawe ubwawe ukoshereje uracyamufitiye ikibazo. Ngo mwembi rero ntawarusumbye, mwembi muraterana ibipfunsi. Pawulo yaravuze ngo ndimo ndaterana ibipfunsi ariko sibusha, ngo ndimo ndiruka ariko simeze nk'umuntu utazi yanjye. Ni ukuvuga ngo kutababarira rero uba uri umuntu utababarira ntabwo. Mushumba arakoze cyane ku bibazo amaze gusubiza. Ikindi kibazo kiravuga ngo mu buzima busanzwe tujya twibwira ko twababariye, ariko mu by'ukuri bajya kure ugasanga ntabwo twababariye, turabyitirira. Rimwe nawe ugasanga umuntu yafashe umuntu wenda yamushyize blacklist, akumva ko ariko kumwikiza, cyangwa agahita amudiretinga akamusiga muri telefone ye, akumva ko yamubabariye, wumva yamukuye mu buzima bwe, yamubabariye byananiye nazo no kubyibuka. Sinzi icyo kintu kirakwiriye. Ese kubabarira ko twagiye tubyumva ibyo dukwiye kubabariramo nk'abantu bacyumva ko kubabarira ari gushyira umuntu muri blacklist, kumwikiza mbega kugira ngo mwe kongera kugira aho muhurira, nk'uko hejuru hari aho watubwiye ngo ushobora kutibagirwa ibyo yagukoreye cyangwa se kutongera kugira icyizere bitewe n'impamvu kuko turi abantu. Ariko se nk'uwo umuntu wamugiriye inama? Oya, ibintu navuze rero ntabwo bihuye n'ibyo urimo kuvuga. Icya mbere, ntabwo kubabarira umuntu, kutibagirwa icyo umuntu yagukoreye. Uvuga ngo iyo ukuye umuntu muri telefone ukamushyira muri blacklist, mu mwana aho ukamukwepa, bishatse kuvuga ngo mu mutima uracyamufite, kiriya kintu uracyagifite. Uvuga ngo rero kubabarira ushobora kutongera kugirira umuntu icyizere, ariko ntibivuze ngo umuhunge, ntibivuze ngo umushyire blacklist. Uvuga ngo kumwirukana akajya kure yawe ku buryo ushobora guhura nawe yanagusubiza ukamwihorera kandi ukavuga uti naramubabarira. Oya, ntabwo uramubabarira. Kubabarira si uko rero, ni ukubabarira umuntu ugahura mukamusuhuza, yagira ibibazo, yarwara wamusura, yagira ibyago, yagira ibyiza, ukabana nawe. Gusa icyo utakora ni ukongera kumwinjiza mu marangamutima yawe, kuko niyongera kwinjira mu marangamutima yawe kandi ataramenya ko icyo yakoze mbere cyari ikosa, ashobora kongera akagukomeretsa. Uvuga ngo kumuha imbabazi rero ni ukumubabarira rwose, ariko ugahura nawe ejo ukagira ibibazo ukamutabara, ejo yagira ibyiza, yagira ubukwe ukamutaha, yagira ibibazo akakwitabaza ukamukemurira ikibazo afite. Ariko kubabarira uwo muntu ntibivuze ngo mwinjize mu marangamutima yawe. Kumwinjiza mu marangamutima yawe nanone ushobora kuzikubira ibikomere. Mubabarire, mufashe, mugira inama, hura nawe nk'uko mwahuraga mbere, ariko wirinde kwinjira mu marangamutima yawe ngo ubone gukemura ibyo. Pastor arakoze. Ikibazo cya nyuma birashoboka ko wenda ugeze kukivugaho bikomojeho, ariko dusimasurana gato cyane. Umuntu ufite ibikomere nk'ibyo yasohoka amazi, wakomerekejwe bikagenda bikamwangiza umutima we agasharira, uwo muntu yabisohoka amazi. Ibyo bintu rero birashoboka. Bishoboka ko umuntu ashobora guhemukirwa kandi akagira ibikomere. Nigeze mbivugaho ku muntu wakira imbaraga z'Imana, ntabwo bivuze ko umuntu atababara. Umuntu arababara, afite ibimubabaza byinshi kuko ari mu isi, kandi turi mu isi yamanukiwe n'umubi. Bivuga ngo turi mu butware bw'umwijima kuko turi mu isi, ntabwo turagera mu ijuru. Biranivuga ngo ntabwo turagera aho umwanzi adashobora kurasa umwami. Birashobora ko umuntu yakurasa ugakomereka, ariko babara, irarakara, ariko ntukore icyaha. Kuko kurakara birashoboka, umuntu yakubabaza ukanarakara, ariko mu murakarire yawe wikora icyaha. Ni ukuvuga ngo babara, ariko urwane no kubwira Yesu ngo iki kintu cyanjemo, kinkuremo, iki kintu umuntu yambibyemo, yambabaje, ariko ninjya gutekereza ibirenze inyuma y'umubabaro hazamo ibyo bita ubugome.
ni ukuvuga ngo uyu munsi niba umuntu ampemukiye nkajya kumutekerezaho cyane kirenze icyo yankoreye, hazamo ubugome, kuko haza gutekereza uburyo namwishyura, noneho nawe akikorera umubabaro ageze gute yaneye, noneho nkavuga nizakwishyura amaherezo aho tuzahurira hose nanjye azakwishyura. Umuntu yakuvuga nabi maze ukavuga ati okay, nanjye hari ibyo muziho sibyo bibi cyangwa se byakwangiza izina rye, noneho bigasa naho kuvuga ngo anteye igitego, reka nanjye nshakisha uburyo nakwishyura, muri make kibe kimwe kuri kimwe. Ibyo rero twaba turi mu butware bwa Satani, ariko ubutware bwa Kristo ni uko uyu munsi umuntu aragukomerekeje, Kristo ni gukomora rero, abanza kukomora icyo gikomere cy'umuntu yaguteye, yarangiza akagutiza imbaraga zo kwegera uburyo bw'imbabazi. Uko ugenda wegera Kristo nikagukuramo ushaka umuntu yaguteye, uko ugenda umwegera nikagukuramo ya mutoni, uko ugenda umwegera nikagukuramo cya kintu cyari ahantu cyakumuzi, ukikanga ya Mungu itagihari, ahubwo hose huzuye ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe. Kandi reka dusome Matayo 9, dusome Matayo ibice 9 umurongo w'10. Asome wumva ukuntu Yesu yabwiye abantu. Bivuga ngo gutanga imbabazi, kubabarira ni ngombwa ku muntu wese wizera Yesu, ni ngombwa ku muntu wese ukeneye ubugingo buhoraho, ni ngombwa ku muntu uzajya mu ijuru, ni ngombwa ku muntu ushaka amahoro, ni ngombwa ku muntu utegereje umunezero uvuga uva ku Mana, ugomba kubabarira. Reka somera Matayo 9 ibice 10. Umurongo wa 10. Matayo ibice 9 umurongo wa 10 aravuga ngo hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu ngo bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Aho honyine hari akabazo, kuko umukoresha w'ikoro n'umunyabyaha, ukurikije uko Yesu yari umwami w'abantu kandi yarakiranukaga, bivuga ngo ntabwo bari kwegerana. Yesu yari kuza akababwira ati mujye hariya babagaburire, muririyo ibyo mushaka kuvuga mu bivugire inyuma y'igikuta. Ariko we ngo yaremeye, basanze ndarimo gufungura ari kumwe n'abigishwa be, arabakira basangira ku meza. Ese byari bihuye? Kumwe yari umunyabyaha, undi ari umukiranutsi, kubera iki Yesu yemeye gusangira nawe? Bivuze iki rero? Bivuze ngo wowe wakiriye Kristo ugomba kwera imbuto nk'izi, ugomba gukora nk'uko yakoraga. Niba uyu munsi umuntu yaguhemukiye, ntibivuze ko utasangira nawe, ntibivuze ko wajya mu bukwe noneho yafata isaha ukavuga uti hoya ariya meza yose ntibuyajyeho ngenda ajya kuhakurikira, kuko ntabwo turi bujye hamwe. Ntabwo bakwicaza ku ntebe imwe ngo nawe wicara uvuga ngo turicarana, wenda turi buhure, uracyafite kamere. Iyo ni kamere ya Satani, kuko kamere y'Imana urukundo, imbabazi, ibyishimo, ni amahoro. Ariko niba ufite impagarara y'umuntu, uracyafite kamere y'icyaha iri mu buzima bwawe. Hanyuma Yesu ndababwira gute 11 abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati niki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? 12 abyumvise arababwira ati abazima sibo bifuza kuvurwa, kereka abarwayi. Nuvuga ngo Yesu avura umutima ufite igikomere. Wowe wakomeretse ugakomeretswa n'umuntu, kandi umuntu wagukomerekeje akaba atabyitayeho, Kristo niwe winjira mu buzima bwawe akabwomora bya bikomere waterwe n'abantu, kuko ntabwo yaziye abazima, ntabwo yaziye abanyamahoro, yaziye abarwayi, kugira ngo uburwayi bwawe ufite abukumaremo. Aba bantu barabyibajije, baravuga bati kubera iki umwami wanyu, niba ari umukiranutsi, niba ari umwami w'abami nk'uko mubivuga, kubera iki yasangiye n'abakoresha b'ikoro yarenze agasangira n'abanyabyaha? Ariko ngo Yesu abita mu gutwi arabyumva, aravuga ngo abazima ntabwo aribo bifuza ubuvuzi, ahubwo abarwayi nibo bifuza iki? Umuti. Bivuze ngo abigishwa be Yesu yasangiraga nabo sibo bari bakeneye gukira. Yesu yagombaga kwakira abantu b'abanyabyaha kugira ngo bahabwe imbabazi yabanje guha abigishwa.
13 haravuga ariko nimugende mwige uko iri jambo rivuga uko risobanura ngo icyo nkunda ni imbabazi. icyo Uwiteka icyo Yesu akunda ni imbabazi, si ibitambo. ntabwo Yesu akunda ibitambo. sinazanywe no guhamagara abakiranuka. iki rero kivuze iki? ni ukuvuga ngo uyu munsi umuntu ashobora kugukorera ikosa. hari abantu bibeshya, hari abantu basaba imbabazi muri siransiye mu buryo buhishe butagaragara, akagukorera ikosa, yarangiza akaba yafata impano runaka akayikuzanira kugira ngo asibanganye icyaha yakoze. oya, iyo mpano, icyo gitambo urimo gutamba si cyo kiri gukuraho ikosa. ikosa rikurwaho n'uko uvuze ngo mbabarira. nuvuga ngo ikosa rikurwaho no kwatura, rineshwa n'ijambo uvuze. aba bantu rero ngo yarababwiye ngo musobanurwe mwebwe iri jambo uko rivuga, uko risobanura aba ariko mubyumva. ntabwo njyewe shimishwa n'imbabazi, nazanywe n'imbabazi, ntabwo ari ibitambo. bivuga ngo aba bafarisayo, aba bakoresha b'ikoro batambaga ibitambo bibakuraho ibyaha, ariko Yesu we yaje ari umunyembabazi. bivuga ngo imbabazi ze rero nizo zikuraho icyaha, ntabwo ari igitambo watamba. hari umuntu rero ushobora kuvuga ati runaka naramubabaje, ariko mu buryo bwo kumusaba imbabazi reka nitwaze impano ngende nyimuhe, reka mfata envelope mushyire amafaranga, reka mugurire imodoka, arababikora. ariko icyo kintu ntabwo ari imbabazi nyakuri. imbabazi ziri mu kwatura icyo wakoze, icyo wakoreye umuntu nicyo ugomba kuvuga, cyatuze n'akanwa kawe uvuga uti naraguhemukiye, nakoze ibibisha cyangwa se sinabishaka, umbabarire. hanyuma yo kumusaba imbabazi ukurikizeho impano. Yesu rero uganezezwa n'imbabazi kurenza ibitambo. keretse abanyabyaha. 14 maze haza abigishwa ba Yohana baramubaza bati niki gituma twebwe abafarisayo twiriza ubusa kenshi? ese ko dusenga kenshi ikintu wacyumvise ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwiyiriza ubusa ariko ugasenga amasengesho y'ipfabusa mu mutima wawe, ntabwo Yesu awukwiye. hari icyumba kimwe wafungiranyemo umuntu, hari ikindi cyumba wahaye Yesu. mbese baramubaza ngo mbese twebwe ko twiyiriza ubusa? bivuga ngo ushobora kwiyiriza ubusa, ushobora kuvuga ubutumwa, ushobora kuba umunyabuntu, ushobora gutanga, ushobora kwitanga n'ibyawe rwose, ariko udafite imbabazi nturagera kuri Kristo. ntabwo uramukoraho, ntabwo muraba inshuti, ntabwo arakwegera. kuko aramutse akwegereye habanza imbabazi, ibitambo bigakurikiraho. nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa. ese kabiri urumva iki kintu? abigishwa bawe ntabwo biyiriza ubusa, ariko twebwe turasenga buri gihe. ese ni iyihe mpamvu? Yesu rero ndagira ngo mvuge iri jambo, yishimira imbabazi kurenga ibitambo. ushobora gutanga umubiri wawe ukawica usenga amasengesho menshi, ariko mu mutima wawe harimo ikintu cyo kutababarira. ushobora gutanga ibyawe byose ukabibara mu nzu, ariko udafite kubabarira. ushobora kwitanga rwose ugakorera Imana, n'ubonye wese akabona ko Imana uyikorera, ariko mu mutima wawe hari icyumba utaraha Imana. kuba utarayiha icyumba cyawe rero mu buzima bwawe ngo yinjire muri icyo cyumba kigeremo, hari ibyo ubisiga, hari ibyo udafata, hari ibyo utakira, kuko ntiwamenya amakuru y'inshuti yawe nawe ubwawe hari ibyo wamukinze, hari ibyo utamweretse. oya, kingura ubuzima bwawe yinjiremo. namara kwinjira urahabwa imbaraga zo kubabarira. reka nsomera Hoseya, mbabarire kugira ngo nkure ikintu mubajije. nsomera Hoseya ibice 6:6. Hoseya, urebe ko n'isezerano rya kera byari uko. Hoseya 6:6. izina rya Yesu. kuko icyo nshaka ari imbabazi. kuko icyo nshaka ari imbabazi. tubonye hano muri Matayo ibice 9, Bibiliya yatubwiye ngo Uwiteka yishimira ntabwo yishimira ibitambo,
ahubwo we yishimira imbabazi. Ni isezerano rishya, ariko isezerano rya kera muri Hoseya hatubwiye ngo iki? kuko icyo nshaka kuko icyo Uwiteka ashaka ari imbabazi ni imbabazi, si ibitambo. ntabwo ari ibitambo. Abisubiyemo kandi bivuga ngo muri Matayo yabwiye bano bantu arababwira ngo icyo nshaka ntabwo ari ibitambo, oya, ahubwo icyo nifuza ni imbabazi. Yesu ashimwe. None muri Hoseya nanone yaravuga ngo icyo nifuza ni uko mugira imbabazi, ntabwo nishimira ibitambo. Bivuga ngo ibitambo ni umurimo ukora, ni ikintu runaka ukorera Imana, ariko uyu munsi Imana ishaka imbabazi mu buzima bwawe. Mbere y'uko usohora ibitambo, mbere y'uko wigora, banza ubabarire uwo wanze kubabarira, banza usohora uwo wacingiranye. Yaraguhemukiye n'ibyo, kandi wowe urashaka ubugingo, urashaka Imana ikorana nawe, ushaka Imana yinjira muri wowe. Icyo Imana igomba gukora ni uko ugomba gukingura icyo cyumba, urwo ruhare rwawe. Ajya kubwira umuntu uruhare rw'imbabazi ku buzima bw'umuntu. Intambwe ya mbere ni iyi. Kandi isomye muri Luka nanone, umbabarire gato, Luka 6:36, hansomere mpavire kimwe. Yego, muri Luka 6:36 aravuga ngo mugirirane imbabazi, mugirirane imbabazi. Aba ni bande? Ni twebwe, ni wowe, ni njyewe, ni wowe wahemukiwe, ni wowe wahemutse. Biravuze ngo mugirirane imbabazi. Hari igihe umuntu akosereza umuntu ariko we yaca bugufi, wowe ukanga kumubabarira, ukumva ko icyo yakoze gifite uburemere, kandi nibyo cyari gifite uburemere, ariko Kristo akuremerera bingana iki bituma icyaha cy'uburemere cyo kwanga gutanga imbabazi gitwikira ubuzima bwawe. Aravuze ngo mugirirane imbabazi. Uyu muntu ndimo kuvuga ni wa muntu ufite ibikomere, warahemukiye, ufite ibikomere, ariko Imana irimo iravuga ngo mugirirane imbabazi. mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Nk'uko so nawe azigira gute? Azigira. Bivuga ngo Yesu afite imbabazi. Erega buriya Imana ikadukunda, ntitugirire imbabazi, Yesu aba yaje. Noneho rero reba imbabazi zituma umuntu yikura umwana umwe w'ikinege, akitangira abantu bamubabaje, akitangira abantu yavuze ngo nicujije icyatumye ndeba umuntu, ariko Yesu akavuga ati oya. Noneho reka kubwira akatambo, intambwe ya mbere yo kubabarira ni kwibuka hashize. Iyo wibuka ibintu Imana yagiye ikora ku buzima bwawe, aho yagiye gukura, hari ibintu Imana yagiye, hari ibyaha Imana yakubabariye, hari ibyo wakora utabwira n'abantu, hari aho wanyuze iyo nzira wanyuze urayihisha, nta muntu uyizi, none Imana yarabikubabariye. Iyo wibutse ko Imana yakubabariye ibirenze ibyo utekereza uyu munsi, ukagutinyuka kwinjira imbere yawe, ntabwo wabura kubabarira uwagukoshereje. Iyo wibagirwa aho Imana yagukuye, ugira imbabazi nkeya, nta n'izo ugira. Ariko iyo uhora umutima wibuka ibyaha birenze kimwe, birenze bibiri Imana yakubabariye, ntabwo wareka kubabarira. Imana rero irimo iravuga ngo mugirirane imbabazi. Yesu ashimwe. Haleluya. None reba urukundo, reba imbabazi zatumye Imana iduha umwana wayo. Yesu ashimwe. Kandi iyo ngo yaratekereje ubwayo iravuga ngo umuntu arambabaje, iki cyatumye mureba. Ariko nubwo Imana yari yavuze gutyo, yibuka nanone ko intego yatumye imurema ubwayo itayigezeho, kuko intego Imana yatumye irema umuntu itigeze yigeraho. Yemera no gutanga ubacungura kubw'imbabazi, kugira ngo za mbabazi zihabwe twebwe abacumuye, abakoze ibyaha. Biravuga ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, twari kure y'amasezerano, twari kure y'Imana, ariko Yesu aje ngo twigijwe hafi n'amaraso. Bivuga ngo yatubereye igitambo gihoraho. Babarire. Pastor arakoze cyane. Tugeze ku kibazo cya nyuma. Pastor, bifuza ko tubwira ingaruka nziza zo kubabarira n'ingaruka mbi zo kutababarira. Ingaruka nziza zo kubabarira n'ingaruka mbi zo kutababarira. Icyambere twahera ku ngaruka nziza.
icya mbere ingaruka nziza yo kubabarira ni amahoro. Umuntu ubabariye agira amahoro, umuntu ubabariye aranezerwa kuko yamagarara iba yakuvuyeho, kuko iki cyumba iyo gifunguye Yesu akinjira mu buzima bwawe utangira kwera imbuto ashaka. Kandi biravuga ngo imbuto za Kristo, kamere y'Imana ni amahoro, ni ibyishimo, ni umunezero. Izo nizo mbuto zitangira kwera. Nicyo cyiza cyo gusohora, nicyo cyiza cyo kubabarira. Ikibi cyo kutababarira rero, uyu muntu wanze kubabarira ahora avuga, nuvuga ngo utera intambwe ariko barasakuza naho umuntu atamwumva, ariko cya cyuma wamugumishijemo cyo akivugiramo. Icya kabiri, iyo umuntu aguhemukiye wibwira ko abantu bose ariko bameze, ariko si byo. Birashoboka ko uriya waguhemukiye ari imbuto yari yeze, ariko iyo umuntu yahemukiwe akagira ibikomere, cyane cyane tubibona nko ku bantu kenshi abagabo n'abagore cyangwa se abasore n'abakobwa bakundana bafitanye gahunda. Birashoboka ko umusore ashobora kumuteshuka akamwanga ku munota wanyu, kandi akamwanga mu by'ukuri ibintu byose byaratunganya, abantu bose bamuzi. Birashoboka ko umukobwa yamuhinduka, noneho ukajya kubona ukabona cya kintu ananiwe kucyakira, kuko adahise agisohora ako kanya, bikaviramo umuntu kuba yakwiyahura, bikaviramo umuntu kuba yakwigura, bikaviramo umuntu kudashaka, bikaviramo umuntu gutakariza abasore bose icyizere, cyangwa se agatakariza abakobwa bose icyizere. Yabona umukobwa akavuga ati nawe ameze nka runaka, yabona umusore nawe akavuga ati nawe kandi yamubwira ati ndagukunda, akamubwira ati ibyo narabimenyereye kuko na runaka yarabimbwiye kandi ntacyo byatanze. Umugabo ashobora guhemukira umugore, kuno abantu bakora amadivorce, Yesu ashimwe. Cyangwa niba batakora divorce kubera ko yamubabaje, akibwira ko abagabo bose ariko bameze, akibwira ko abagore bose ariko bateye, bikamuviramo kudashaka. Akavuga ati jyewe ntiyavuga neza, ntabwo bose ariko bamuharabika, si bose bakuvuga nabi. Hari umuntu kubera igikomere, ingaruka zo kutababarira afite mu buzima bwe, agahora n'ipfunwe, akaba atajya mu ruhame kubera baramubwiye, uwamututse yamubwiye ko avuga nabi, amubwira ko ari mubi, ahora n'ikibazo cyo kumva ari mubi. Ntabwo ubwe yashobora gutinyuka ngo ajye imbere y'abantu, kandi ibyo afite n'iby'umumaro yabwira abantu, yabagira inama, yabaha ibintu by'ubwenge, ariko kubera ko icyo bamubwiye kiri mu buzima bwe n'ubundi nicyo kimuyobora. Bivuga ngo kutababarira icyo wakorewe gihora gisakuza, cyagutesha amahirwe, cyakujyana mu byago, cyatuma rega unica, cyatuma ugambana, cyatuma wanga umuntu ukamwangisha n'abandi. Yewe ingaruka zo kutababarira ni nyinshi, ariko ingaruka nziza zo kubabarira harimo amahoro. Amahoro ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kinini. Amahoro mvuga nayo Kristo atanga, ntabwo ari umuntu yihesha. Hari umuntu wihesha amahoro mu bandi, ariko mu by'ukuri ntayo ufite. Icyo rero icyiza cyo kubabarira, cya mbere ugira amahoro. Niyo ubonye abantu ubagirira icyizere, wongera kubabonamo ubumuntu, wabonamo ishusho y'Imana. Ariko iyo utababariye umuntu ukoze icyenda gusa n'icyo wabona yakoze, uravuga uti n'ubundi nari mbizi niko babaye. Ariko mu by'ukuri bitewe n'igikomere ufite, ntubitewe n'igihamya umuntu icyo ufite cyangwa umuntu yakoze. Ingaruka rero nziza zo kubabarira ni ibyishimo, ni amahoro, ni icyizere, ni ugutinyuka cyane, ni ugutinyuka. Kuko biravuga ntabwo twahawe imbaraga zidusubiza mu bwoba, ahubwo twahawe imbaraga zo gushira amanga, dushirika ubwoba nk'intare. Ariko ifite igisakuza mu buzima bwawe kiragutinyisha kubera icyo ubitse. Ariko iyo usohoye, uko iminsi igenda iza, ugenda wibagirwa, ugenda ugira amahoro, ndetse ukabona ko abantu bizewe kurenza abo utizera. Pastor arakoze, tugeze ku musozo. Pastor, uretse kuba ubona amahoro atangwa na Yesu ubuzima busanzwe, ingaruka nziza zo kubabarira ubuzima busanzwe, hari ikintu bitera mu buzima busanzwe, hari indwara bikiza se, hari ubuzima busanzwe bifasha iki? Yes, cyane hari umuntu utababarira mu buzima bwe, hagashamikiraho ibibazo byinshi kubera icyo umuntu yaguteye. Icyambere, umuntu ashobora kugukomeretsa
mu buryo bukomeye cyane, noneho bikagutusha. Icya mbere, iyo bimaze kugutusha bituma nta cyizere na kimwe wongerera kukugirira umuntu. Uko utagirira wa muntu icyizere, ni niko urimo gutakaza imbaraga mu buzima bwawe. Uko ugenda rero utakaza imbaraga z'umutima, utakaza imbaraga z'ubwenge, unanirwa kwiyakira. Kunanirwa kwiyakira rero hashamikiraho indwara nyinshi. Birashoboka ko kutababarira byazanye indwara ndetse idakira mu buzima bwawe. Izi ndwara mubona zidakira ushobora guterwa no kutababarira cyane. Ushobora kurwara pressure, ushobora kurwara diabete, ushobora kurwara toroma, ushobora kurwara stroke, warwara indwara nyinshi kubera iki kintu gikomeza gisakuza kiza no mu bwonko bwawe kikabugoroka. Noneho iyo kibugorotse rero birashaka imbaraga z'Imana winjiramo, icyo cyuma ukemera Yesu akakinjiramo, iyo gupfura agahica. Iyo amaze kuyica akoroka ibyari muri icyo cyumba byose, ariko n'ubundi ntabwo ingaruka zizabura, kuko Imana ibabarira icyaha ariko ntibabarira ingaruka. Birashoboka ko uwo watinze kubabarira ibyago bikuzaho, ntabwo ibyo Yesu abireba, kuko yakubabarira ariko urubanza rwo rumaho. Urubanza rumaho. Reka dusome Samweli, gutegeka kwa kabiri. Somera gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri. Icyo cyakanganye. Cyangwa some ibyo kusoma ingoma, ntacyo vuba si ibyo twaza twagaruka. Soma ingoma za mbere. 29:12. Ingoma za mbere 29 umurongo wa 12. Simbizi niba wagezeyo cyangwa niba nahasoma. 29 umurongo wa 12. Aravuze ngo, kandi Mana yanjye nzi yuko ugerageza umutima ukishimira gutungana, nanjye nduye ibi bintu byose n'umutima ukunze kandi utunganye, kandi ubu mbonye abantu bawe bari hano bagutura n'imitima ikunze, biranezeza. Wumvise iki kintu? Hanyuma reka dusome nanone Matayo 30:23. Basome tumva ko havugana n'amategeko. Matayo 23 umurongo 23. Aravuga ngo mwebwe banditsi. Biravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyaryawe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi. Ariko ahantu hose aha niho nashatse kuvugaho neza. Ongera uhasubiremo 23. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyaryawe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi. Haleluya! Ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Aha rero bivuze iki? Birashoboka ko wakiranuka ku bya 10 n'amaturo ndetse neza, ariko Imana irimo irakugaya, birimo irakwitiryana. Kuki kwitiryana? Nuko iki cyuma kitababarira n'ubundi kigifunze. Uratangira inyuma y'uko
uratanga icya cumi ariko uri inyuma y'urugo, uratanga ituro ritubutse ariko uri inyuma y'urugo. Nakwifuriza ko wakira imbabazi za Kristo, ugatanga imbabazi, hanyuma ugakora. Komeza usome hasi kuko havuga hasi haravuga ngo mukirengagiza amagambo akomeye, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariko kutabera n'imbabazi, no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi nabyo nyimubireke. Ndafashije. Ni ukuvuga ngo iki rero? Ni ukuvuga ngo imbabazi dukwiriye kuzitanga. N'icyo Imana ishaka kurenza ituro watura, kurenza ibya cumi watanga. Birashoboka ko watangira ituro nyuma y'urugo, ariko kuko uwo muryango utarafunguka, n'ubundi Imana ikakwita indyanyi, n'ubundi Imana ikakubara kubanza. Biravuze ngo nimutange imbabazi, babarira, ubabarirane kwizera, ariko na bya bindi nyimubireke. Ni ukuvuga ngo kora, tanga icya cumi n'amaturo, ubikore neza, ariko nanone tanga imbabazi, kuko nizo zirusha ibyo utanga agaciro. Umuntu utanga n'ubundi ababarira abona umugisha, arunguka rwose. Ariko umuntu utanga ibi bintu, niba Imana ikwita indyanyi kandi batanze ibya cumi n'amaturo, uzakirira hehe? Uzahabwa nawe umugisha. Imana irakwita indyanyi kuko wanze kubabarira, hanyuma uzakizwa nawe. Mu byo ukora rero uzabiha umugisha. Hari igihe twirengagiza tukwihesha amahoro, ariko icyangombwa twe dukwiye gukora ntitugikora. Babarira, gira kwizera, ariko na bya bindi wakoraga nabyo ntubireke. Uko uzarushaho kubabarira ugakorera n'Imana imirimo ikwiriye, uwo ubwawe ukwiye gukorera Imana, uzarushaho kunguka cyane, uzarushaho kubona umugisha mwinshi. Ibyo ni byo byiza byo kubabarira. Ariko iyo utababarira uba umeze nk'indyarya, naho wakora, naho wasenga, naho wabwiriza, naho waririmba, naho wahanura, iyo ufite kutababarira mu buzima bwawe, n'ubundi uri indyarya, urakora urenzaho. Ni nk'uko umuntu yahinga akajya ahinga arenza ku byatsi. Umuntu ashobora guturuka hariya we akabona ahantu hose hameze neza, akabona ahantu hose harashashe hameze neza, huzuye nyine wahinze umurima, ariko uwucukuye ntabwo wahinze, ubwo wasibye. Ariko ubibonesha amaso we arabona wahinze, ndetse we yanakugira inama washyiramo imbuto, ariko ikiri mu nda ni ibyatsi. Imvura nigwa hazabanza kwera ibyatsi, kandi ibyatsi bizaniga imbuto yo kugaragara. Ikizaba urakizi ni uko iriya mbuto izagira imizi inyunyutse. Nigira imizi inyunyutse rero izariduka mbere y'uko uyibagara. Ni ukuvuga ngo umutima utababarira biragoye ko wakira imbuto y'Imana, biragoye ko wakira imbuto ya Kristo. Pastor arakoze cyane, Imana n'umugisha. Tugeze ku musozo. Mbere y'uko dusoza, dusabe ibyo tumaze kumva abiherekereje isengesho, kugira ngo Imana idufashe ibyo twumvise cyangwa se ibyo tuzumva ku bazakurikira iyi video bizabagirira umumaro. Batangire babibe mu babyitoze, babarire nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Murakoze. Erega biravuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki, ariko kwitoza k'umwuka ukagira umumaro muri byose. Ni ukuvuga ngo kwitoza k'umubiri rero nta nyungu, nta n'umumaro, ariko kwitoza k'umwuka bigira umumaro muri byose. Itoze kubana n'Imana, itoze kubabarira, bigerageze. Ntukange icyo utarakora, ntukange gukora icyo utarashobora cyangwa utaragerageza, ugikore cyane. Ituze kubabarira, kuko uyu mutima Imana irawukunda. Ntabwo izatuma iguhunga, ntabwo rwose bizakwanga, bizemera. Kuko nubigira ibyaha, nubigira ubuzima, binezeza Kristo. Iyo bimunejeje rero, izo mbaraga ahora azohereza mu buzima bwawe. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga, Imana ikomeye, wabanje kudukunda urukundo ruhoraho, uduha umwana wawe. Twebwe twagucumuyeho, Bibiliya iratubwira ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe.
kubwa Adamu twaracumuye dukora ibyangwa n'amaso yawe, ariko duha umwana wawe ukunda kugira ngo twebwe duhindurwe nawe. Uyu munsi rero mwami, ntabwo byoroshye ko umuntu yababarira uwamuhemukiye, ntabwo byoroshye ko umuntu yatera intambwe agasaba imbabazi bakwiye kuzisaba, ariko kubwa Kristo, kubwawe, kubw'imbaraga zawe ziturimo, kubwawe dushaka gukurikira, kubw'ubugingo buhoraho, kubwo kukwizera, kubwo kukwakira, byose ni ngombwa ko tubikora. Dushoboze rero, twambaye umubiri ntabwo bikunda, ariko wowe kubwawe birakunda. Nitugucingurira umuryango uzakora imirimo ikomeye. Sanga uyu muntu ufite ibikomere, sanga uyu muntu wahemukiwe, sanga uyu muntu wababajwe, sanga uyu muntu watawe, sanga uyu muntu utagifite icyizere, sanga uyu muntu Uwiteka imbabazi ze zarashize, ariko nawe ufite imbabazi zitarangira. Mumusange, mumurikire, mubere umucyo, itara ryawe ryake mu buzima bwe, ryake mu mutima, kugira ngo ashobore kubabarira. Uwiteka umugeze ku bushake bwawe, kandi iyi ntambwe umufate amaboko kugira ngo ashobore kwitera uko birashoboka, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami rero turagushimiye kubw'aya magambo, kandi ndabizi neza azafasha imitima y'abayumvise. Komeze kudushyigikira no kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uzumvira ijambo umushyigikire, Mwuka Wera azabane nawe, mwami w'abami. Ndavugana n'umuntu ufite ibikomere, ndavugana n'umuntu wahemukiwe, ndavugana n'umuntu wahemutse ariko ukaba utarasaba imbabazi, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zigushoboze, ubuntu bw'Imana buze ku buzima bwawe, wumve ko wakosheje nk'uko Dawidi yabivuze. Yabwiye Natani, aramubwira ngo nakoze icyaha, nacumuye ku Uwiteka. Emerera Uwiteka yinjire mu buzima bwawe, emera uce bugufi, usaba Imana imbabazi. Uwiteka yiteguye kukubabarira kandi arahari rwose. Mwuka w'Imana agusange, imbaraga z'Imana zibe muri wowe kugira ngo ushobore guhindukira, ubwami bw'Imana buture kandi tuzabane nawe iteka ryose. Urakoze Mwuka Wera, urakoze Imana Data, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kandi ushimwe, uzagushyigikira buri muntu wese ukamufasha kubabarira, kuko biragoye, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko dushobozwa nawe uduha imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Urakoze kandi bahumugisha, urakoze cyane kandi turabakunda mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe, kandi Imana idushoboze namwe bashoboze, aho utajya kubabarira Imana igufashe kubabarira. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha kandi wakoze cyane, Imana ibahumugisha mwinshi, amen.